nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze nanone mu ikosora ry'ikizamini cya 2015. Ni ibisanzwe n'ubundi ni gahunda tumenyereye kandi twiyemeje n'ubundi mu nzira twagiye dutangira. Nitwa Nyabyenda Jean Baptiste, nabaye umwarimu w'amashuri yisumbuye naho nigishaga indimi, ubwo nagambiriraga uyu murimo wo kuzajya dukosora ibi bizamini kugira ngo tubigeze kuri bagenzi bacu bitegura ibizamini bya leta, birusheho kugira gute kubafasha cyane cyane abiga mu mashami y'indimi n'abakora candidat libre bashaka za diplome. Ni Nyabyenda Jean Baptiste rero ahangaha nabaye umwarimu w'indimi muri iyi minsi yose, hanyuma ndi umwarimu uhugura abandi Reb Master Trainer kuva mu 2019 kugeza n'ubu, nkaba n'ubundi nkomeje kubikora. Hanyuma ariko nkaba ntakigisha, ntabwo nkigisha mu by'ukuri, nsigaye nkora muri NESA aho ndi inspector shinzwe ubugenzuzi bw'uburezi. N'ubundi rero murumva bifitanye isano n'uburezi nari ndimo, ntabwo byahushije cyangwa se byari gutuma mpusha intego mu by'ukuri ngo mbe mbura kuba nakayizamo, cyangwa se mbe nareka ibyo nari nariyemeje. Ni muri uru rwego rero tugomba n'ubundi kongera dusubukurira ku kizamini cya 2015 twasubikiyeho kugira ngo nacyo turebe mu by'ukuri ese cyari gikoze gute, cyari kimeze gute n'ibisubizo byacyo. Nk'uko tubibona hano handitseho imbonerahamwe y'ikosora ry'ikizamini cya 2015. Icyo kizamini rero nicyo tugiye gukosora. Ibizamini byose nk'uko nababwiye bihera cyangwa se bitangirira ku mategeko n'amabwiriza agenga ibyo bizamini. Ikizamini cya 2015 nacyo ngiki amategeko n'amabwiriza yacyo agiherekeza yakibanzirizaga, hanyuma tugatangirana n'umwandiko wa mbere witwaga ubukwe bwa Kinyarwanda. Uwo mwandiko ni muremure ariko mugomba kuwusoma, kuko twabonye ko gusoma umwandiko ari byo biguha kumenya neza ibijyanye n'ibibazo n'ibisubizo byagiye bigira gute biwubazwaho, ukabasha kugira gute kugenda ubisubiza uko bikwiye gahoro gahoro. Reka rero tuzamuke. Mu gihe urimo urasoma, urimo urakurikira iyi video mba narateguye, ugenda ushyiramo pause wowe ugasoma kugira ngo ubashe guhuza ibibazo byabajijwe ndetse n'ibisubizo nagiye nkutangaho. Ni uwo mwandiko nguyu, ni muremure kuwusoma, ni n'umwandiko uryoshye cyane urimo amagambo mu by'ukuri asa n'aryoshye. Igice cya mbere umwandiko n'imiterere y'ururimi, gusoma no kumva umwandiko, ni ibibazo byabajijwe kuri uyu mwandiko. Hariho ibibazo byabajijweho nagerageje kubisubiza nk'uko ibisubizo mubibona muri uyu mutuku. Ikibazo cya mbere ngicyo n'igisubizo cyacyo, hanyuma icya kabiri ngicyo n'igisubizo cyacyo, igisubizo kirekire rwose. Hanyuma ikibazo cya gatatu ngicyo nacyo, ikibazo cya kane n'igisubizo cyacyo, icya gatanu n'igisubizo cyacyo, icya gatandatu n'igisubizo cyacyo, icya karindwi n'igisubizo cyacyo, icya munani, ikibazo cya 9 cy'inyungura amagambo ngicyo nacyo kirasubije. Hakaza igice cya gatatu cy'ikibonezamvugo gifite amanota 18 gitangirana n'ikibazo cya 10 n'igisubizo cyacyo ngicyo, icya 11 n'igisubizo cyacyo ngicyo, 11 irimo ABC. Hakaza ikibazo cya 14 ngiki cy'ubuvanganzo n'ubumenyi rusange, nako ni ikibazo kiri mu gice cya 4. Ubwo ni ikibazo cya 12 gitangirana n'ubutinde n'amasaku, kirimo ABC nazo ngizo zirasubije. Hanyuma hakaza umwandiko wa kabiri, umwandiko nyabusizi ubushingiyeho ibibazo birimo ubuvanganzo, byiganjemo ibibazo by'ubuvanganzo. Nguwo nawo witwa ukwibyara, ni ukusoma mwitonze kugira ngo tubashe gusubiza ibibazo byabajijwe by'ubuvanganzo. Ikibazo cya 13 ngiki kiriho ndetse n'igisubizo cyacyo. Hanyuma hakaza ikibazo cya 14 n'igisubizo cyacyo ngicyo, kirimo tusu question ABCD. Cya 16 cyo ni ikibazo cya 15 nari mvuze ngira ngo yego.
hakaza ikibazo cya 16 nacyo ngicyo kirasubije n'igisubizo cyacyo. Ikibazo cya 17 kijyanye n'amazina y'inka ngicyo nacyo kirasubije AB. Hakaza ikibazo cya 18 ngicyo n'igisubizo cyacyo. Icya 19 ngicyo. Hakaza ikibazo cya nyuma cy'ihangamwandiko aricyo cya 20. Ihangamwandiko umuntu akora atari ugupfa gutondekanya gutyo, ahubwo ugendeye mu mujyo w'amategeko n'amabwiriza agenga mu ihangamwandiko. Mu by'ukuri umwandiko nyawo wengetse uguhesha amanota 15, nuko ugomba kuba urimo ya mabwiriza tuzi: isuku n'imigaragarire, imbata, uburebure, imyandikire, inozamvugo, ingingo. Ayo mategeko yose ukayubahiriza mu gihe urimo urarema umwandiko ukurikiza ya mabwiriza n'amategeko agera muri 30 twabonye abikubiyemo. Hari n'inyandiko mvugo bari basabye hano, bari basabye umwandiko usanzwe ndetse n'inyandiko mvugo. Ngaya amategeko n'amabwiriza agenga inyandiko mvugo. Kuri iki kibazo nyine n'igisubizo cyacyo cy'173. No kwiyibutsa mu by'ukuri ese inyandiko mvugo zigomba kuba zirimo ibiki, zigomba kuba zubatswe gute. Ngizo ni amasomo mbibutsa ko igihe murimo muriga ibizamini, iyi ni impere y'ikizamini, mugomba kwita kuri aya mashapitire akunda kubazwaho, ukareba ikibazo ntuboroke ikisubizo, ahubwo wowe ukita ku kumenya mu by'ukuri ese iki kibazo nasubije gutya, ese iki kibazo iyi mpuguke yansubirije gutya, ngewe nakigiraho ibiki bindi bishamikiye kuri shapitire yayo. Ugahita ureba shapitire yacyo ifitanye isano n'icyo kibazo, ukareba ibigikubiyemo, ukabasha gukoraho isubiramo. Muri make rero bakunzi bacu, ndumva ibyo ari byo byari bikubiye mu kizamini cya 2015. Ibi byose nibyo byari bikubiyemo. Ni ikizamini gisa naho ari kirekireho gake. Turakirangije kugikosora, mbakangurira gukora subscribe igihe cyose mubona aya mabwiriza n'amategeko tubagezaho, igihe cyose mubona ibisubizo by'ibizamini bya leta ushobora kwiga ukabona diplome mu by'ukuri utavunitse. Yawibuka gukora subscribe, dushyigikire kugira ngo n'andi masomo yose y'indimi tugiye dushyiraho ajya agenda akugirira akamaro. Reka mbasezere, duhagararikira ahangaha. Ubwo akagaruka gahunda niyo gukosora ikizamini cya 2016 kizakurikiraho. Murakoze. N'ubundi ni Nyabyenda Jean Baptiste mwari muri kumwe. Imana ibarinde.